Hello friends and family, turabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye. Twizere yuko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana nka famiye. No muri mwebwe rero abatameze neza, mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza abiteho muri byose. Ahangaha rero turi KIMIHURURA MAMBA Club. Nari nahasohokeye n'umukobwa wanjye, uyu nguyu yitwa Runa, ni imfura yacu. Twari twahasohokeye tugiye gukinirayo tukanaryayo, twahagiriye ibihe byiza. Reka tubasharinga umunsi wacu uko wagenze, turabibereka byose ibyo twabashije gufata. Ahangaha rero nibwo twari tukihagera, tuhita tumanza mu bikinisho kugira ngo amanze akine yishime, ibindi byose tuze kubijyamo nyuma. Ahangaha yari amanjije kujya gusimbuka muri trampoline, arayikunda cyane. Gusa ahangaha Mamba Club bahinduye trampoline. Ubwo twahaherukaga mbere bari bafite trampoline ariko itari iyi ngiyi. Indi wabonaga isa nyine nk'iyenda gusaza mu kuntu. Ariko twarahageze mbona bazanye iyi ngiyi, nabonye ikiri nshya. Yari yishimiye rero gusimbuka, kuko tukihagera nicyo kintu cya mbere yahise avuga ko amanza gusimbuka muri trampoline. Ahangaha aricaye rero, yari amajije kuruha, amanza yafata umwanya araruhuka kugira nyuma akomeze akine. Ahangaho yari ari kumbwira ngo agiye kumanza yasimbukaho gatoya, ngo ubundi amanzi ajye no gukina no mu bindi. Ubwo aha yahise avamo ajya no kuri iki ngiki. She was very happy to be here, as you can see. Tuvuye no muri iki ngiki rero twahise duhindura tujya n'ahandi. Ahangaha rero ho yari arimo ararya umunyenga wenyine, ngewe ntarajyaho, ariko dusubiyeho ku nshuro ya kabiri. Nanjye umunyenga narawuriye, ariko buriya
ubwo rero arangije kurya umunyenga twahise tuvuga reka tumanze kujya kureba icyo kunywa n'icyo kurya ubundi twongere gukina nyuma tumajije guhaga. Aha rero twari turi kureba aho turi bwicare, duhitamo kwicara ahangaha mu ntebe z'ibitenge kuko hari hagiye hariho n'izindi ariko ahangaha niho hari sawa. Cheers! Ubwo aha rero twahise dutanga komande, batuzaniye menu, dutanga komande y'ibyo kurya, tuba dusabye fanta, mfata citro ariko nkunda pineapple niyo nashakaga, ntayo bari bafite, na Runa afata orange. Aha rero twari twicaye turi kunywa fanta zacu dutegereje ko komande y'ibiryo twatanze iza. Mu gihe dutegereje ibiryo rero hari harimo imiziki myiza. Ahangaha n'umukobwa wanjye twari turi kugenda twumva akaziki, niko turimo turanyeganyega. Hari umudj ufite ingoma nziza cyane. Ahangaha rero twari twicaye, twari twitegeye DJ kuko yari ari imbere yacu gatoya, aho nyine twari turimo turamureba. Ariko nyine komande yacu y'ibiryo yatinzemo gake, byaje dutangiye gusa nk'abarambiwe, ntabwo byihuse pe, bari badutindijeho ariko nabwo bitari igihe kinini kirambiranye. Komande rero twari twatanze komande y'ifiriti, salade na brochette. Njyewe natse brochette y'inyama z'inka, Runa we nari namwakiye brochette y'umwijima kuko hari igihe usanga inyama z'inka rimwe na rimwe hari aho ushobora kujya ugasanga brochette irakomeye kandi umwana atayishobora. Ubwo rero nari namwakiye iy'umwijima kuko umwijima uba woroshye. Kubera rero ibyo twatse babaye nk'abatinze, umwana wanjye ahangaha yaramajije kurambirwa, ntari gukina, ntari kugira ute, aricaye gusa. Ahangaha yarabaye aryamyeho gatoya mu ntebe, yari anashonje. Gusa bwari butari bwakaba nka nimugoroba, ntabwo abantu bari bakaje benshi, hari hatuje, usibye nyine akaziki keza wumvaga karimo, DJ ari kugenda ahinduranya imiziki, wumvaga ari ibintu byiza cyane, hatuje, nta bantu benshi, byari byiza. Dore uko Runa yari arimo arareba, yari amajije kurambirwa kubera yari yicaye hamwe atarimo no kwikinira. Aha rero ndi kugira ngo ntaza gushiduka wenda yansinziranye. Ahangaha rero ibiryo byacu twatumije byari bije, byari biryoshye, nkanjye ukunda ifiriti cyane, agafiriti kari karyoshye cyane, agasalade nako kari sawa, na brochette n'iyanjye nubwo atari umwijima, ari inyama isanzwe z'inka ariko nayo yari yoroshye, byari biryoshye cyane. Umukobwa wanjye we rero ntabwo ari umufana w'ibiryo pe, ntabwo ari umufana w'ibiryo, nta kintu ushobora kuvuga wenda ngo
akunda iki ngiki, iyo ari iki ngiki wenda aba yishimye, cyangwa iyo ari iki ngiki agira byinshi agahaga. Wapi, ibintu byose ni kurya umuntu ari kwinginga nyine, nta kintu kibaho ashobora kurya ubone ko ariye, nyine ariye ahaze cyangwa ariye byinshi, keretse ibintu nyine akunda, amaji, utuntu nyine tudatetswe, amaji, agakunda utuntu tw'utubiswi, udushokora, ibintu nk'ibyo nyine pe, byo kugura bisanzwe, ariko atavuga nyine ngo ni indyo itetse. Mu ndyo zitetse zo arya nyine biri aho ngaho, nabwo kandi arobanura, ntabwo ibiryo byose abirya, hari ibyo ushaka kumushyira n'imbere, wapi, akavuga ngo ndahaze kandi ubizi neza ko atigeze arya. Ahangaha rero burusheti ye nene ikwiye ku gati, nyishyira ku isahani, ngenda mukatira dutoya kugira bigende bimworohera kurya neza. Aha rero njye ibiryo byanjye nari mbigeze kure, umunebwe wanjye mu kurya ahangaha yari akiri kurwana nabyo. Njyewe ibyanjye byose rero nari mbimaze, kandi nari ndiye neza kuko nkunda ifiriti cyane cyane. Umukobwa wanjye nawe ahangaha ngo ubu ngubu yariye ntako atagize, kandi yari ashonje, ariko ngo ubu yahaze ntako atagize. Ubwo rero nahise mubaza nti none se Runa, ubu ngubu koko ubu urariye, ubu urahaze? Arambwira ngo ndahaze, ngo nitsonza nyine ngo ndongera ndye. Ni uko nguko avuga buri gihe. Ubwo nyine twahise twaka tekawe kugira babidufungire tubijyane. Ahangaha nari mwambitse umupira w'imbeho, hari hasa nk'atangiye gukonja. Iyi amvirope rero yari irimo tekawe ya bya biryo bye yashigaje. Ubwo rero duhaze turangije kurya, twahise dusubira kongera gukina. Ano meza ni meza, nayo nayakunze, reba ukuntu ariho, ni ay'igiti. Twahise dusubira kongera gukina kuko twari tumajije guhaga. Nakubwa ahubwo ni njye wari uhaze, rero nawe nta na rimwe ararya ngo mbone ko ahaze. Gusa nyine njya ngira icyizere ko wenda namara gukura azakunda ibiryo nyine byo mu nkono, ibiryo bitetse. Utundi tuntu two pe araturya, umuhe utushokora, umuhe utuntu turi aho, umuhe ji, nta kibazo. Aho ngaho ho rwose muba muri inshuti, ntabwo umwingingira kurya cyangwa kunywa. Ariko n'igikoma nacyo wapi, ntabwo agikunda. Ubwo rero tugarutse, mbere y'uko tujya kurya, iki ngiki ntabwo yari yagikiniyemo, niho yahise abanza.
ubwo rero nanjye nahise mvuga why not nanjye ntakwirira umunyenga, nanjye nyine mba ndatangiye nirira uyu munyenga. Ahangaha ho rero twari turi gusohoka dutashye. Mwakoze rero kubana natwe muri iyi video, Uwiteka akomeze kubarinda. Bye bye.